Okay, noneho mwabonye ko filime igiye kuryoha, no kuvuga ngo ibanga Nyambo atarazi amaze imyaka atazi, noneho kuri ubu ngubu akaba ararimenye. Ryabanga yari yarahishe, ryabanga Yannick yari yaramuhishe, ararimubwiye ko uwamushimuse arinde, amubwiye yuko ari Kasha rero bisobanuye yuko nubundi ari cyo gihe nubundi cye, bisobanuye ko nawe agiye kuryozwa ibyo yakoze nkuko Yannick abivuze, bitewe nuko ari kubatera ubwoba. Iki nicyo gihe cyuko Jojo agiye kubaho neza we n'umukunzi we Sankara. Iki nicyo gihe cyuko Kasha ibye byose bigiye gusubirwamo. Noneho filime kabisa, nimba ukundi filime, nimba ukunze uburyo Yannick abwiye Nyambo yuko Kasha ariwe wari waramushimuse, kabisa byandike muri comment. Nimba ukunze ibyo Yannick akoze, kabisa byandike muri comment nawe tubwire, ese urabikunze? Ukunze uburyo Yannick noneho agiye kurwanya Kasha? Ukunze uburyo noneho Kasha azabonamo Yannick kandi azi ko yapfuye? Urabikunze? Nimba ubikunze byandike muri comment kabisa, utubwire ati ngiyewe ahangaha nasize akadomo nanjye nemeye kuva Yannick agiye kurwanya Kasha. Ibintu ni fresh, ibintu ni wane, ibintu ni fresh kabisa. Ako ni akantu keza rero. Reka mbasuhuze mbaye nikaze mwe mwese mukunda kandi mukurikira The Mindfest TV, ikaba ari ya televiziyo igwereza amakuru menshi cyane abantu bari mu burengerazuba, burasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru no mu mujyi wa Kigali. Abantu bari muri diaspora mwese reka mbasuhuze. Nge nk'isanzwe ni GMMG Justin Mind, ndabakunda cyane nkuko mubizi. Murabyumvise rero ko filime yacu My Heart yaryoshye. All of you musakora subscribe, share, like, comment ni mutari wabikora kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ikindi nimba uje kora My Heart, please andika comment cyangwa se wandikemo agatima konyine, kuko filime ni My Heart, ibintu biraba bimeze neza cyane. Nge rero nk'ibisanzwe ni Justin Mind, nkaba ndi best analyzer, best entertainer. This is My Heart, ikaba ariyo iduhurije hano twese kuri The Mindfest TV, kuri analyze, kuri comment zimeze neza cyane. Okay, noneho mwabonye ko filime igiye kuryoha, no kuvuga ngo ibanga Nyambo atarazi amaze imyaka atazi, noneho kuri ubu ngubu akaba ararimenye. Ryabanga yari yarahishe, ryabanga Yannick yari yaramuhishe, ararimubwiye ko uwamushimuse arinde, amubwiye yuko ari Kasha rero bisobanuye yuko nubundi ari cyo gihe nubundi cye, bisobanuye ko nawe agiye kuryozwa ibyo yakoze nkuko Yannick abivuze, bitewe nuko ari kubatera ubwoba. Iki nicyo gihe cyuko Jojo agiye kubaho neza we n'umukunzi we Sankara. Iki nicyo gihe cyuko Kasha ibye byose bigiye gusubirwamo. Noneho filime kabisa, nimba ukundi filime, nimba ukunze uburyo Yannick abwiye Nyambo yuko Kasha ariwe wari waramushimuse, kabisa byandike muri comment. Nimba ukunze ibyo Yannick akoze, kabisa byandike muri comment nawe tubwire, ese urabikunze? Ukunze uburyo Yannick noneho agiye kurwanya Kasha? Ukunze uburyo noneho Kasha azabonamo Yannick kandi azi ko yapfuye? Urabikunze? Nimba ubikunze byandike muri comment kabisa, utubwire ati ngiyewe ahangaha nasize akadomo nanjye nemeye kuva Yannick agiye kurwanya Kasha. Ibintu ni fresh, ibintu ni wane, ibintu ni fresh kabisa. Ako ni akantu keza rero nanjye ndi bukunde. Ikindi kandi Kasha mwabonye ko yabwiye mama we yuko Jojo asiga akundana n'undi muntu, cyangwa se agendana n'undi muntu, ariko yamubwiye ko ari mubyara we. Nyina aramubwira ati ngo ashaka kuba ari umukunzi wawe ariko ubigendemo gake. Nyina aramubwira ati ngo ashaka kuba ari umukunzi we, ubigendemo gake, nusanga bakundana wivireyo. Kasha kumuze se aravayo. Wenda biraha amahirwe Sankara, kuko Yannick nawe agiye kubyinjiramo, biramuha amahirwe ko agomba gutsindira Jojo, nkuko bamwe mu bakunzi bacu mwagiye mubivuga ati Kasha ntabwo azashakana na Jojo. Urabona yuko wenda iyi shora kuba ariyo time, ariko situbizi. Reka tuzarebe ko bizakunda, tuzarebe ko Kasha azaba higa cyangwa bazamuhiga nkuko we yagiye abyigamba. Ese koko we urabona Chris ashyigikiye Will? Tubwire nawe kabisa, mbega ndyarya Kelly na Chris munye uburyo Will yarabicaye hagati bo baziranye ukuri, bakaganira nk'umushyitsi. Kelly akaganiza Chris nk'umuntu abonye bwa mbere, Chris akamuganiza nk'amubonye bwa mbere. Ese Will nazavumbura ibinga akavumbura ko bari baziranye? Mu by'ukuri niyo baba babana, niyo yaba bana na Kelly azamwizera? Yaramuhishe ibanga, yaramuhishe biriya byose, yaramuhishe ko baziranye na Chris. Chris wese azaba akiri inshuti ya Will? Ese nkuko mubonye yuko nubundi Yves abwiye Will atari ko sura muntu nazagutenguha Chris. Yves we biramutunguye kumva yuko Chris ari inshuti nande, ari inshuti na Will.
Willy nta makuru afite, ntabyo amenye. Eve yaragiye kumubwira, yaragiye kumucira ku mayange ngo yimubwireho, ahita yisuraho kwa kundi Eve adakunda kuvuga ibintu byose. Ariko se koko urabona ahangaha bizagenda bite kabisa? Urabona kuri Willy nazabivumbura koko akamenya ukuri. Impamvu Eve mu bwengo ashaka kuzagutengwa nuko Eve azi ukuri kose, azi ukuri kose kurinde kuri Chris, azi ukuntu Chris yakundanye na Kelly, azi ukuntu Willy yamutwaye umugore, Willy yatwaye umugore nde yamutwaye Chris, arabizi. Bisobanuye ko Eve ashobora kuba afite nubwo bavuga ati mana yanjye Chris ashobora kuba aragatego yamuteze bikazagenda nabi. Mu byukuri ibi bintu mwe murabibona mute? Claudia nawe murabona ko afite ubwoba, afite ubwoba Nsabi avuga ati Nsabi anytime ashobora kunyanga, yabonye amafaranga, ashobora kubona n'undi muntu akamukunda. Ese murabona Nsabi bizagenda neza na Claudia? Urabona Nsabi na Claudia urukundo rwabo ruzaba achieved cyangwa se ruzasubira inyuma? Ahangaha mutwandikire mutubwire niba koko ubona urukundo rwa Claudia na Nsabi ruzashoboka kabisa. Yamuha amafaranga arayafite, araza akamusura bakaganira, ariko isaha ku yindi umunsi ku wundi ubona ko Claudia afite ubwo bavuga ati Nsabi anytime ashobora kunyanga, Nsabi ntabwo ndi kumwizera, ashobora kunyanga kuko yabonye amafaranga. Suzi nawe inguzanyo yatayiga imukozeho aho ukera. Urabona yuko nubundi yanguzanyo yagujije agiye kwishyura amafaranga yahombeje muri ya company iri kumukoraho. Ese Suzi iki cyo gihe noneho ngo agaragare, cyangwa se murabona yarahindutse? Kuko yahindutse kubera yuko hari ikintu cy'ubwoba yari afite inyuma, avuga ati nubundi reka mpinduke, nubundi ibintu bigiye gukomera, aya mafaranga y'abandi sinzi ko nzabona, cyangwa akaba ariko kantu katumye anahinduka. Kuko musige mubona yuko Suzi yahindutse, ari umwe mu bantu bahindutse muri iyi filime, ibintu byose asigaye byoroshya. Aka kantu k'inguzanyo ko nikaba karimo avuga ati aka kantu kazankozamo kugira ngo kazakunde bizangora. Wenda bakazamurika varinga bano bahungu be, ubwo ndavuga Bayanike ba Bobo bafite akazi n'umugabo we, wenda bakazamurika varinga akabatereka nshishe make bazandika varinge kabisa. Wenda bikaba ariyo mpamvu yabikoze kabisa. Reka mbashimire mwese mukunda Mayihati, musakora subscribe, share nimba utari wabikora. Ikindi kandi ushyireho comment kabisa, utubwire wowe ibyo muri comment twatanze hano, wowe niyihe wemeranya nayo kabisa, utabyanditse kira agatima kabisa. Just hard only kabisa, ndabakunda cyane. Nge nari GMMG Justin Mind, big up kabisa all of you.